nukuri ntabwo uzongera kumbona bitari ibyo njyewe nakubwiye ko nzakwica mbere yuko ujya kuntanga kugira ngo bapfunge narakubonye wananyica njyewe nta mikino ngira ubwo umuntu agize uruhare mu itwa ry'umwana we njyewe wandebera irihumye ariko basi nyera amafaranga nyine unamfasha ibyo ngibyo nzaniye ibyangombwa byanjye nigendere rwose ntabwo nshaka kongera kugirana ibibazo nawe no gufungwa umva nyine ngende njye gutoroma iyo ngiyo imahanga tumuka agenda mva imbere basi nta kibazo uze kumvugisha mabuja urakoze esire gusa Chérie. Chérie. Nukuri urashaka wiki ndacyagusaba imbabazi n'ubu nicyo kinzanye nabona kuri mu bitekerezo byinshi mbabarire rwose niba nkurogoye ariko ndakwinginze nagusabye imbabazi ibintu byabaye rwose pe nanjye ntabwo namenya ukuntu mbigusobanurira ni satani wanshutse bituma ntiyitira ku mwana ari kwa muganga ariko nta bundi bugome bundi ni ukuri ntabwo ndi mubi uranzi kandi ikindi ndagukunda rwose ntabwo nshaka kukubona umeze nabi satani mwahuriye nyine ni kwa kundi umuntu agira ibitekerezo bibi rwose pe nubwo naguhishe ariko sheri rwose nafashwe ku ngufu nyuma yo gufatwa ku ngufu nyine ngize umugisha Imana ikohereza mu buzima bwanjye urankunda bituma tubana ariko bitewe n'urukundo wanyerekaga nabonaga nimba ikubwira uri buhite unyanga ukigendera nkasigara njyenyine kandi nkabona nindamuka nsigaye njyenyine biri butume niyahura kandi ntwite rero ndavuga reka mbiguhishe uko iminsi igenda ishira buri ikinyoma no guhisha ibanga ni ibintu bivuna cyane uko iminsi yagendaga ishira rero mbona kubikubwira naba ndi kugutesha mu mutwe ndavuga reka nkomeze mbiguhishe none se kuvuga ko ndamutse mbimenye nkagenda wakwiyahura none ubwo ko nabimenye ko tutariyahura sheri nyine igihe tumaranye ni kinini ibyiza byanjye urabizi n'ibibi byanjye urabizi ariko ibi ndabisabira imbabazi pe sheri ni ukuri ubu nciye bugufi imbere yawe uri umugabo mwiza uri umugabo wihangana narakosheje ndabyemera ariko nciye bugufi mu mutima n'imbere yawe ngusabye imbabazi kandi n'Imana imbabarira ndanye ngusaba imbabazi se usabye imbabazi ubahiriza ibyo nakubwiye ngo mvira mu rugo wigendere urangije uranga reka basikiriyo kibanze kirangire reka basikirije nose njye sinshaka ko ibintu byacu bijya hanze ku karubanda ntabwo aricyo nkwifuriza pe ntabwo nzagwa n'imperekeza rwose icyo wumva ukeneye ugifate wigendere mugabo mwiza nimba warigeze unkundaho rimwe byibuze umunsi umwe ukankunda wambabariye ukangirira ibambe ukangirira imbabazi ko ngiye kwitwara neza kuko wenda nubwo umwana wacu abigendeyemo ariko ndakwinginze buriya yari umwana wawe waramukunze ndabibona twemere ko ngiye nagukunze ese wowe wigeze unkunda na n'ubu ndagukunda cyane pe erega nanjye nuko ari igikomere cyakomeje kimba mu mutima none njye urumva nta gikomere mfite njye urumva nta gikomere mfite ariko wowe uri umugabo ushoboye kwihangana
Okay. njyewe rero imbere yawe ndi umunyantege nkeya pe. Kino gikomere cyakomeje kinsikamira bituma agakosa kamwe umwana yankoreye nkabonamo nyine kahita kazura ibintu bya kera. Umwana ikosa yagukoreye n'iriye. Ese iryo kosa yagukoreye ukanga kumubabarira ukageza igihe umuteza isi yose, njyewe iryo wankoreye kuko ushaka ko ndi kubabarira kandi wowe utarashatse kuribabarira uwo wabyaye? Erega nanjye ntago nari niteze ko hazazamo n'urupfu. Bino bintu nanjye byarantunguye. Numvaga ko wenda umubyeyi nkawe njye nagusabye mvira mu buzima wigendere. Nongeye mbigusubiremo, sinshaka kwiteza rubanda, sinshaka ko ubuyobozi bubizamo, n'ubundi duhura ubwa mbere tuganira tupanga kubana ubuyobozi nibwari buhari, ariko noneho kuri aka kanya urashaka ko byose bijya hanze. Mbabarira two kwiha rubanda. Okay. Nimba atari dushaka, icyo nshaka ni imbabazi zawe, nkwikubise imbere, uri umugabo wanjye, uri umubyeyi, aka kanya rwose imbere yawe umbonemo nk'umuntu ukeneye imbabazi zawe. Erega ndagukunda uko byagenda kose, kandi nawe nta kibi nibuka waba warankoreye kinyereka ko utankunda. Usibye wenda ibi bibaye kandi nabyo wabimbabarira. Reka nkubwire ikintu. Sibyo? Ndakumva. Nagusabye amahoro, ngusaba ibyo ngusaba wanga kubyemera, n'aka kanya uri kuntesha umutwe. None igisigaye ni kimwe. Tumese kamwe ngiye kubwira ubuyobozi. Oya. No? Oya, mbabarira. Babarira wimpemukira winkorera ibintu nk'ibi. Nyamara baragufunga. Rero urabizi ko ubushize akubwira ngo nizere ko ibyo ndi gukeka atari byo, kamaze uti ni ibiki akwihorera. Ariko nkeka ko icyo ari cyo gihe cyo kugira ngo mbikubwire noneho bibe byanaborohereza mu iperereza ryanyu. Impamvu nagiye nanga kubikubwira ni mu rwego burya umuryango uba ugomba kugira ibanga. Umuryango birumvikana. Hariya ugira umugore? Yego. Okay. Uramukunda se? Cyane, birenze uko bitekereza. Wese aragukunda? Biragoye burya, ibyo ngibyo biragoye nkuko nawe urabizi, biragoye. Wowe ushobora kubuzi neza ko ukunda umuntu. Oya nsubiza yego cyangwa oya. Yego, arankunda. Okay. Umuntu akwiyereka uko ashaka ko umumenya, uko namumenya arankunda. Umuntu akwiyereka uko ashaka ko umumenya. Yes. Niko kuri. Umugore wanjye rero nawe uramuzi. Namuzi. Nawe yanyeretse uko yashaka ko mumenya. Nkuko birumvikana. Uko yashaka ko mumenya yanyeretse yuko uriya mwana witabye Imana ari umwana wanjye. None n'ubundi siko kuri. Ntabwo ariko kuri. Oya. Kubihakanye si kwawe kuri nukuye. Birumvikana nkawe twari tuzi ko ari wowe papa w'umwana. Ni nanjye nyine nakubwiye kuriya atari umwana wanjye, ariko nanjye mbimenye nyuma y'uko umwana apfuye. Mudamu wanjye uretse gakeya ntabwo mwanya imyaka isaga 20. none se bivuze iki?
myaka isaga 20 nibwo ukimenya ko uriya mwana witabye Imana atari uwawe. ubwo hano wamwibwire ngo umugore wakwiyereka uko ashaka ko umubona. Nibwo buzima tubayemo. Yes. Yego. Nukuvuga ngo kuri aka kanya ashobora kuba hari icyo aguhisha uzarinda unava no kuri iyi si utakimenya. Mbere yuko tubana tukiri muri bya bindi ngo bya fiançailles n'ibiki, yagize ibyago bamufata ku ngufu. Umusore umufashe ku ngufu amutera inda, ariho havuye muri mwana. Ariko kuba ko ngiye turi muri gahunda nyine zo kubana, turabyihutisha, turabana, aza kumbwira ati sheri ndatwite. Ndavuga okay, sava, ni byiza. Cye nizera nyine ko umwana ari uwanjye. Ariko rero umwana ntabwo ari uwanjye. Arabimpisha kugeza akanya. Ariko umwana amaze no kuvuka akanga umwana. We akajya akomeza akanga umwana. Yes. Urwango rurakomeza rurakura. We aza kubyitira ko ngo yashatse ngo umusore ngo w'umukene ngo wiki. Ariko rero manu urwango ari yifitiye ku ruhande, ariko noneho ashaka ishashi yo kurutwikira. Ari no hano mpera mvuga ngo nizeye ko ibyo nkeka atari byo. Umwana ajya kwa muganga kubyara nyina nze kumuherekeza. Ari umubyara. Yes. Higeze agera no kwa muganga. Ari mpamvu nanakubaje ngo bishoboka bite ko umwana umudamu nta kintu arwaye, nta mutima arwaye, nta diabete, ntaki. Arabyaye, arapfuye, umwana asigaye. Narimo akabazo. Hari ikibazo afitanye na nyina yanze kugera aho ngaho, arabyaye umwana arapfuye, umudamu arapfuye umwana arasigaye, umuganga wari wakoze iryo joro arabuze. Ibyo bintu mu bikorudone ushaka mu kintu. Ariko ibyo bintu wowe bishatse kuvuga ko wari usanzwe ubizi kuva umwana yakitaba Imana. Wari usanzwe ubizi wowe. Kubera ko wibuke ko nubwo ndi mu kazi ka polisi ariko ni inshuti y'umuryango. Ku kiriyo nari impari, reality wari ufite igihe cy'ikiriyo narayirebaga. Ngo aya makuru rero mushaka uburyo mwabyaza umusaruro. Birumvikana ushaka kuvuga yuko ibyo ukeka ko uriya mukobwa yaba nyina we yaba yaragize uruhare kugira ngo yitabe Imana. Ibyo ni mwebwe mugomba kubyemeza. Ose meze guteze? Yamaze kumenyera abantu nyine baraza pole urumva ko byanze bikunze hari icyo muri kumfasha kinini cyane. Nta kundi byagenda, umva iriya ni ishyano ryatugwiririye. Umva wowe se bite mu rugo mumeze mute? turaho na mahoro turashima Imana. Umva nta kibazo na kimwe twe dufite, biragenda pe. Ariko waramaramaje neza ntabwo uzongera gutunga umusatsi. Reka mba mbona ibibazo by'imisatsi n'abana bashaka imisatsi, mbona kariko kambereye. Aya. Byibuze uzakareke kakuruho gateya. Ushaka gutyo gusatu. Cyane niyo ukuze cyane ngi mutwe urangi. Abandi badamu baba baharanira gushyiraho imisatsi miremire, amavitamine bashyizemo buri kintu cyose, wowe wapi rwose nta kintu naba ndi kumva ngiye kibiri kumfasha. Ko biri nakubereye nta kibazo. Reka tuve muri ibyo ngibyo twiganirira ibindi. None se madamu ubona bimeze bite? Ntabwo ngo bimeze gute se, afite icyumba cye mfite icyanjye. Ngaho. None. Nuko se mwese mutandukana? Ngereka mbwire. Sibyo? Iyo umbwiye ngo nkubita ndagukubita. Iyo umbwiye uti ntituzongere kuvugana, nuko ntituzongera kuvugana nyine. Kandi nanjye iyo mbikubwiye biba ari uko. Mbega ikibazo gikomeye kugeza aho ufata icyumba cyawe cyane, madamu agafata icyumba cye. Kuko ngiye burareka nkubwiza ukuri.
ndi umuntu woroshye cyane kandi nkanoroshya n'ibibazo, ariko nimba rero tubana ku buriri bumwe, kari akazinga ka metero 2x2, imyaka 10, 15, 20, sibyo? Buri munsi umwe ari inyuma y'undi, undi ari imbere y'undi, niko mu buriri biba bimeze. Ukampisha ikintu kigeze aho ngaho, nkakimenya atari we giturutse, utanafite n'ubushake bw'uko icyo kintu ushobora kukimenya, ubwo icyizere naba ngifitiye cy'uko udashobora no kuntera icyuma ni ikihe? Umvaga bidashoboka. Hari abantu kera bitwaga abasasamigozi. Abasasamigozi bari abantu bazwiho ngo guha ikaze abakiriya, nakobo abagenzi kwa kuri aba mushyitsi araje mwakire n'ibiki byose, mu kugusasira baragusasiraga ariko munsi y'ibirago bagashyiraho imigozi. Wamara kuryama umaze gushyikayo bakajyana ya migozi bakaguhambira muri bya birago, aho rero bakajya kujugunya mu ishyamba, impyisi zikakurya. Babitana abasasamigozi nyine. Rero nanjye aho kugira ngo nizere ngo ndi kumwe n'umudamu, kumbi ndi kumwe n'umusasamigozi, ibyiza nuko yajya mu cyumba cye. Yego, nta kundi numvaga nyine ntabyumva, ariko bitewe nuko umuntu yakwirinda kuba yakora ikibi, bishobora kugenda nyine mwararana ugasanga ntamenya nimba ari umujinya, niba ari satani ubikora, muraniganya umwe yishe undi, ugasanga ibibazo bibaye inkurikirane. Hari ikintu ntajya nemera kandi abantu benshi musigaye muvuga, mwagera mu bibazo mu rwego rwo kubisohokamo, mushaka kubisohokamo neza, mwagera mu bibazo mwashaka kubisohokamo, mushaka kubisohokamo neza, mugahita muvuga ngo ni satani wabikoze. Satani muhurira he ubundi? Ubwo ni umuntu uba wahindutse, reka tubyakire. Satani hari igihe nawe arengana. Ahubwo se reka nkubwire, hari ikintu umaze kumenya kandi wowe utazi. Iki kisubu Wowe waba ufite amakuru y'umuntu wabiciye umwana? Yes. Uriya mwana ntabwo yifashe ngo apfe gutyo. Biriya bintu byarateguwe, bimaze gutegurwa, bimaze igihe bitegurwa, birangira bishizwe mu bikorwa. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho hakoze iki? Faranga aguze umwana we arapfa. None okay, ibyo bintu se wowe ubifite gihamya byibuze 20%? arenze nayo, nibura 70-80%. Kigaragara ko ayo makuru nyafiteho enonsiyo. Hari undi muntu wabibwiye se? Oya, bizwi n'abantu nk'abangahe? njyewe naho namenye amakuru byabaye hari umuntu ureba. Numva ko dosiye iri mu bugenzacyaha, sibyo? Akenshi na kenshi iyo dosiye ziri mu bugenzacyaha ni ukugenza nyine, ni nko kugenza no gukurikira. Yego. Kurikirana. Yego. Iyo bari gukurikirana dosiye nk'iriya, kandi akenshi na kenshi irimo amabanga ntamenye ubwoko bwayo, hari ibintu wirinda gushyira hanze kugira ngo utabangamira rya perereza. Yego. Natwe wambitangiye neza uravuga ngo ndakeka. Mu gihe cyose tugikeka, reka two kubangamira iperereza. Yes, niyo mpamvu nanjye nta wundi muntu nahaye amakuru, nayakuye kuwa yampaye, byaba yareba birangije nayo ndayabika. Nta muntu yazi, ahubwo ntegereje kureba ayo makuru. Ubugenzacyaha abarimo gushaka ibyo bimenyetso n'iki kugira ngo turebe ko tuzahuza, nkemeza neza ko umuntu wabikoze ari we nawe. Ubyumva ariko